mu ijuru igikorwa cyabera ni kimwe, ni ukuvuga ngo Imana irera yonyine, nta kindi kintu. Ni ukuvuga ngo abamarayika bizima n'abakuru nta kindi gikorwa bafite usibye kuvuga ngo Imana irera yonyine. Kubera ko Imana ngo bagira gutya bakunama, ngo kubera ukuntu Imana yera cyane ngo bazamura amaso ngo bajye kugira ngo bagere kandi ntabwo ngo amababa abatwikiriye, ngo hari baba rimwe riba ritwikiriye gutya ngo ku buryo batareba mu maso y'Imana bakaba bagira ikibazo kubera ko niko bibiri vuga. ni nko kureba mu izuba, urebye mu izuba gutya amaso arapfa urumva ntabwo kureba. Ni ukuvuga kubera ko Imana rero kurambaye ku buryo umuntu yubika umutwe yazamuka akongera akabona Imana. Ntekereza ko bareba bihisha bagasa nk'abagira gutya bakongera bagasubira bakongera bati Imana n'ubu itaracuyuka. noneho abagabo na Mose azamuka akajya kureba Imana,